Nongeye kwirirwa abavandimwe b'inshuti z'ubumenyi ICT. Ikaze kuri YouTube channel ubumenyi ICT, urubuga dukoraho ubumenyi, ubuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga rigendanye na ICT. Rero tuje kuzaza kuri uyu munsi kugira ngo tugirebere hamwe isomo rigendanye n'uko wahindura background cyangwa wahindura ifoto washyize muri screen yawe igahinduka ukayigira ukundi ushaka. Tugiye kureba uburyo rero butandukanye wabikoramo kugira ngo ubashe guhindura screen ya machine yawe cyangwa background, how to set as the background of our computer. Niba ko twabyita guhindura background cyangwa tugashyiramo ikindi kintu nk'uko mu ruzi yangisa ubona ko ari screen irimo inyuma. Noneho ni background, ni ukuvuga ngo ni ibi kuza biraza biri inyuma birimo imbere. Ama icon ni ayasanzwe, urabona ko iri icon cyangwa iki kirango kiri inyuma muri screen kirimo. Uko bigenza kose kare turebe ko twahindura background mu buryo butandukanye. Inzira ya mbere yoroshye ni ukuza kuri screen hano ya machine yawe ahantu atari ikintu na kimwe, ukajya right click ukaza handitse personalize. Iyo click kuri personalize uhita ubona hejuru hano preview cyangwa yari isanzwe irimo. Aha ni uko yari isanzwe irimo. Izo mera gukoresha rero ngizi. Nimba ushaka gukoresha muri picture ndazano ni picture irimo. Nimba ushaka amaki amakureri ndakeka hano hazemo amakureri bitemo kureri runaka hano nashyira muri background. Urabona ko iyi ngiyi niyo ijya muri background. Nk'iritse hano hasi cyangwa iri nkabyemeza cyangwa ngaklika ku bandi ngafunga, urahita ubona ko background yagiyemo y'iki yibara. Nishatse kongera kuyihindura nagera click kuri yo, hano kuri personalize tugasubiramo twari turi, narangiza gushyira kubona ko ariyo ngahindura irindi kureri ngashyiramo irindi kureri. Ndashaka gushyiramo kureri naza hano kuri background ngahindura ngashyiramo slide show. Slide show ni cya gihe uzaba ufite list y'amafoto menshi akajya agenda asimburana bitewe igihe runaka. Iyo ushyiramo slide show hano bahita bakubwira ngo browsing folder irimo aya mafoto, folder cyangwa hano kuri browse ugahitamo folder irimo amafoto ukawagira. Noneho nyuma ifoto izajyamo iminota 30. Niba kumaramo bikeya uzaza hano uhindura ushyiremo umunota cyangwa iki kugira ngo ifoto zijye muze no shira itajyamo indi foto wamuzo wa selectinze. Ubwo ni uburyo bwawe kangaye bwo guhitamo background wahitamo ugahitamo nyuma y'indi foto ikaza ikajyamo. Ibi ni uburyo bwose setting or fit ni kwiramo hose nibijya muri center ugahitamo ubundi buryo ushaka. Iyo wahitamo ku makureri urabona ko na makureri yaba ari ugahitamo ibyo ushaka. This is how to change the background muri ubu buryo. Hano ugahitamo umuntu igihe gitoya kugira ngo niba isaha imaramo, niba mu munota umwe, niba mu munsi umwe ukabihitamo. Ni uburyo wa settingamo background yawe bwa mbere. Urabona ko nashyize center igiye hagati, hano ku ruhande hagiye ryabara ryaririmba. Ubwo ngo harimo ifoto ariko ifoto ikaba irimo hagati ku ruhande hari ikureri. Nyuma y'umunota twabasha kubona tukabona hano hari ibara ry'ubururu hagiyemo irindi cyangwa hagiyemo indi foto bitewe n'icyo twasetinzemo. Ubu ni uburyo bwo guhindura background bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri bushoboka kugira dutegereje umunota washira ugahita tubona rihindutse. Nyuma yo gukora ibi ngibi uburyo dushobora guhinda tugashyiramo tukarindira ya kabiri noneho method, second method cyangwa uburyo bwa kabiri twahindura mu background. Uburyo bwa kabiri twahindura mu background nta bundi ni ukujya hari ifoto ushaka gushyira muri screen yawe cyangwa kugira background ya machine yawe, ukajya kuri iyo foto aho ihitse ku machine cyangwa kuri flash ariho hose, ukagenda ukajya kuri aho iherereye. Urugero ngiye kujya muri my picture niba ari amafoto runaka. Noneho kuri iyi foto urabona hari y'amazi, hari y'ishyamba cyangwa iki, aho batingiye niyo ngiye guhitamo gushyira muri background screen ya machine yanjye. Ndahita ngira right click kuri yo, ngira right click kuri iyo foto nzana hano handitse ngo set as background. Ngira ku set as background automatically buriya cyangwa nta kindi gisaba biba yagiyemo. Ubwo ni ubundi buryo bwa kabiri bitubona ko yagiyemo ari ngirimo hagati. Twavuze ko tuyise ya center, ni ngo irajyamo hagati kandi hagiyeho ikindi kintu kiri kwahisemo ikorere ry'ubururu ko ari rigomba kujyamo.
dushatse kongera kuyihindura twaza hano tukabona right click tukaza kuri personalize, kuri personalize tukabona ko irimo, tukaza muri visualize n'ikwerekezo uheruka gukoresha. Ushaka guhitamo indi shusho ushaka waza no kuri browser ugahita ikura ku mashini aho ushaka guhitamo ifoto aho iherereye, ukaza ukayishaka muri mashini yawe. Rero ahari ifoto yindi ushaka guhitamo ukakirikaho ukayiselecting ukajya choose picture, automatically tubona hano hejuru ko igiye hano igahita yinjira ku itonde. Ugasaba gusubizamo yari irimo ukika ahangaha. Bashaka kuza guhindura niba atari sent ushaka ari spam ukakirika muri kuza screen ukakirika ku handi tubona ko yigira ahandi. Ubu ni uburyo bubiri. Bwa mbere twamaze kubona ni ukuvuga ngo urakirika hano hatari ikintu cyo kuri screen yawe cyo kuri personalize, nurangiza ubikomeze amabwiriza uko bisabwa. Utakoresha ubwo buryo ushobora kujya hari ifoto yawe, ifoto ushaka gushyira muri screen ya mashini yawe ukayikirikaho, warangiza ukagira right click ukagira setters background. Ubu ni uburyo wahindura screen ya mashini yawe ugashyiramo ifoto kugira ngo ize kuza itandukanye n'izindi. Murakoze rero mukomeze mukore subscribe kuri Ubumenyi ICT, dukomeze kunguka ubumenyi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ciao ciao, bye.